rugaju rigani bamucanira agakeke, bamucanira buje. Hari abasitari bagiye batandukanye ba Rubeni Ngabo, abavandimwe, inshuti, abaturanyi, ewana abasitari benshi bakiriye Rugaju mu rugo. Ni nyuma y'uko Rugaju rigani agizwe umwere, bakabona ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu musore Rugaju rigani, umwana w'Imana n'abantu, umunyamakuru wa mbere adafungwa. Dore nguko uko yakiriwe na ba Clapton Kibonke, abasitari bagiye bitandukanye kabisa. Urabona uburyo yishimiwe. Mu by'ukuri namwe mukome mu mashi mwakire umuvandimwe Rugaju rigani. Rero turi buze kugenda tubana, ibanga ni ukuguma hamwe natwe, ndetse wibuka no gukanda subscribe kugira ngo turusheho kugenda twegerana umunota ku wundi, isegonda ku rindi, niko uba warakanze subscribe. Urabona uburyo Rubeni Ngabo yishimye, urabona uburyo Rugaju rigani yishimye, biragaragaza mu by'ukuri uburyo uyu musore akundwa n'abantu benshi. Ko ku munsi w'ejo ku rukiko, bakimara gusoma imyanzuro y'urukiko, nabonye ibyo amaso yanjye atigeze abona. Ku munsi w'ejo twari busy, umwana w'umuhungu akata keke. Ku munsi w'ejo twari busy ku buryo tutabonye umwanya wo kuvuga byose uko byagenze. Ariko ubonye uburyo uyu musore Rugaju, wabonye umushumba, ubonye uyu musore Rugaju uburyo yishimiwe, ukabona uburyo abamotari bose baba ngo turamuherekeza paka tugezeyo, uko ndagenda mbibanyurizamo muri video, ukareba uburyo imodokari zabakuye hariya ku rukiko i Nyamirambo, zikabamanura zikaberekeza ku Murindi, ariko bakazenguruka za Kanombe bitewe n'uko hasari hari imbutiyaje. Wabonaga abamotari benshi nguko ndagenda mbibereka, wabonaga abantu benshi bakurikiye zino modokari. Bagezeyo baraparitse, afande araza arababwira ati mwoka byaramwe, mu cyubahiro mbagomba, mwategereje umwanya munini, mutegereza igihe kidasanzwe kinini, mwebwe mwaba mugiye ko nibataha turi buze kubamenyesha, habe saa moya habe saa tatu. Abandi baravuga ati no jame, imvura ni nyinshi turimo turabibona, ariko nubwo imvura ari nyinshi ikaba irimo irarwa, ntago biri bukunde, reka tugume hano, twebwe tugiye guhindura parikingi, turebe ko twategereza abavandimwe. Twabategereje, dore ngabo uko batashe. Nuko Rugaju yasesekaye mu rugo, ahasanga abavandimwe Ngabo Robeni, asanga abavandimwe ba Clapton Kibonke, asanga abavandimwe umushumba, asanga inshuti ze z'ibihe byose, asanga abaturanyi, bakata keke, kata keke, muvandimwe wagarutse mu gihugu. Hari umunyamakuru umwe w'umumama yitwa Mama Rwagasabo. Koko ni Mama Rwagasabo, ni Umutesi Scovia. Yavuze ashize amanga, avuga uko yabyumvaga itangazamakuru riramwiha. Ariko uyu munsi wa none turashimira byimazeyo Umutesi Scovia wavuze aya magambo. Reka manze nyabumvishe, ubundi dukomeze n'ikiciro cyacu cya kabiri. Mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga y'abasivili akayarya, yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha. Niba umusirikare wanyu ari umujura, bandikiraga yabo, bishiraga yabo, umusirikare yakiraga ya mafaranga. Ubu iyo wumvishe inkuru niko nabyumvise, noneho we ntayishyure agafata ya leta akayakoresha. Niba umusirikare wanyu ari umujura, please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakubirana abaturage, kandi ari umushinjacyaha n'umucamanza umwe n'undi muntu wibye. Ushobora no gusanga Penina, abo bapenina mwumva atari nabo bakira ayo mafaranga n'ibihumbi byinshi. Turi kumva Scovia bari ikiraro kabisa, ushaka niba bakiriye amafaranga angana atyo ya leta, uwayasinye ngo asohoke ajye ku bantu.
ninde ko tutarimo kumwumva hatagenera hano rwose tumenye iki kiwani mu ukomeze muheze nibagende baheze ariko baheze ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera harya ninde ntabwo muzi murebe online nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapitani ezo ndahiye Imana ihoraho ntabwo bano bantu bashyize urubanza muheze kubera umutekano w'igihugu ni ukugira ngo uyu mukapiteni uri hano bitazakomera akavuga ati nubwo ayo mafaranga yatagaho n'ayaga koroneri runaka kandi koroneri bakimufitemo inyungu yego nicyo kirimo kuba umuyobozi rero urenze uri mu rukiko nyakubahwa General Mubaraka ushaka kumenya kino kintu gihari byariwe n'abafite amenyo bikaba bibazwa bari bahagaze aho baryibaje abantu bariye amafaranga bakakubukiwe n'ibintu cyakiri kare urumva naho ubundi ntabwo bizakunda ni ukuri kw'Imana ishobora byose uyu mudamu Scovia njye naramukunze impamvu namukunze ni iki aba barekuwe bitewe n'ubutabera sibyo ntago barekuwe kuko wenda ari igitutu cy'itangazamakuru oya ahubwo ngiye icyo nakundiye uyu mama Rwagasabo niko ari umubyeyi uvuga uko abyumva ukuri kuryana arakuvuga atitaye ku kiri bumubeho ukuri kuryana Mutesi Scovia arakuvuga atitaye ku kiri bumubeho rwose kude chapeau uyu niwe wari ukwiye kuyobora itangazamakuru umumama utarya indimi uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga ubushinjacyaha bwavuze ko kuba CSP umumama utarya iki utarya indimi papa umumama utarya indimi agafata pasiporo wumva amadolari 700 n'ibirenga kugira ngo hagurwe visa n'itike umva uko operasiyo yose yagendaga abantu bazanye pasiporo zabo barazitanga niba tubeshya abavoka barimo kuburana muri uru rukiko mwibuke umunsi w'itariki y'ijoro ubwo abantu bajyaga mu Misiri mugarure kamera zo ku kibuga murebe niba umusirikare wa RDF akaba ari umukozi wa APR atari we wazanye pasiporo zihunze gutyo akajya ahamagara ha buri muntu ye bisobanura ngo abantu nibo bari mu kuyobora ibintu none kambabazi umuntu twajyanye mu misi y'imyaka yose wagera akaguha amadolari 600 ejo akaguha 700 ejo akaguha 1000 bitewe naho mwagiye nuko bizagenda ukamuha pasiporo yawe akakuzanira visa kuri ambasade batakureba yego nyine nkatanga pasiporo wumve Scovia naramukunze pe cyangwa majoro cyangwa koroneri sinzi watujyanye reka turekere hano ikiganiro mu gishaki ariko by'umwihariko mureke dushimira Imana iyo yafunguye bano batipe pe barenganaga ku buryo buri umwe wese abyumva biganiro Anta ntabwo yatashe we yarayemo impamvu yarayemo amasaha yo gusinya yageze akirimo nawe kuri uyu munsi turi buze kumwakira murakoze.